icyo kintu abayobozi b'iki gihugu barakizi pe. Ni ingero ni nyinshi ushobora kuguha urwa mbere ndibuka bavuga ko tugomba kurekura irangamuntu zanditsemo ubwoko, wowe ntabwo wabimenya ibyo ngibyo. Twe twari tuzifite ariko kugira ngo tuzabyemere reka nanjye ngemo. Uwari uyifite yanditsemo ubututsi aravuga ati hahaha ibi bintu ejo bundi nibyo byanyicishaga ngize amahirwe simfuye barashaka kubinyaka. Ariko izi nkotanyi ni gusa nzi ibindi bikundi byabagaho muri milieu y'abahutu nshyizeho udukwego bavuga bati ariko inyenzi ntimuzi ibyayo ni amayeri. Bamaze kutubarura bagiye kutwakirangamuntu bangiza bazatwica batumare ntabwo bizitwa genocide kuko batazaba batujije ubwoko nyamara kandi inyenzi ziratuza. Ubwo mvuze kimwe mu bya mbere ariko munibuke abantu bacyurwa nta muntu watashye abishaka mu by'ukuri. Erega ibyo ngibyo nuko wenda tuba muri byinshi tukagenda duturuna page z'ibitabo kubaho kwacu ariko burya bisigara ahantu bigatuma umuntu ashobora kwicara akumva igihuha yacyumva umutima ugakubita burya muwumva ibihuha bagahahamuka haba harimo abadakina ariko harimo n'abandi. Twakiriye kandi Madame Assumpta Mugiraneza, we ni impuguke mu bijyanye na politiki ndetse n'imibanire y'abantu, akaba ayobora Iriba Center. Nahoze mu kanya tugiye gutangira ikiganiro ndimo kumubaza ngo Iriba ndaryita ikigo. Assumpta, ikaze mu ishusho y'icyumweru. Urakoze cyane. Ni amahoro. Ni amahoro. Iriba ni umuryango wa buri wese. Iriba ni umuryango wa buri wese. Urakoze cyane. Ndagira ngo ngusabe imbabazi ko wagiye wifuza ko tuganira kenshi bigahurirana n'izindi gahunda ariko nzi neza ko ikiganiro utegurira muri iyi nzu gikurikirwa n'abantu benshi. Uyu munsi nishimye ko tubashe kuganira. Utangiye uvuga utese ahantu havuga ubwami hashobora no kuvugwayo demokarasi. Ntabwo kimwe kibangamye ku kindi. Nubwo wenda amateka y'u Rwanda hari ubwo ajya atuma umuntu atekereza ngo demokarasi ni repubulika. Iyo ugiye mu mateka y'iryo jambo demokarasi ni ijambo rikuru cyane ryatekerejwe ryagaragaye mu myaka 500-400 mbere y'ivuka rya Yesu. Rikorwaho n'abagabo bakundaga kujya impaka mu gihugu cyabo bavukaga kandi batuye cya Atene ni mu Bugereki. Bajya impaka iyo ugiye mu gusesengura ijambo usanga harimo demos bivuga abaturage na krasi uburyo bwo kuyoborana nabo bitandukanye na demo magoji bitandukanye na za plutocracy cyangwa se iryo jambo demokarasi ni uburyo bwo kuyoborana n'abaturage. Bo babitekereje ari abafilozofe yewe banabikemanga cyane bigira inkuru ndende bikomeza gukiranwa icyo gihe cyose. Ubugereki bwashyize demokarasi ubwo buryo bwo kuyobora bigeze nko mu kinyejana cya 5 nyuma y'ivuka rya Yesu. Urumva ko byari byafashe hafi imyaka 1000. Icyo bishatse kuvuga niki ni icyifuzo gihanitse cyo kuvuga ngo kugira ngo uyobore abantu abanyagihugu bagomba kubigiramo uruhare. Bisaba rero ibintu byinshi, harimo kuvuga ngo ese abanyagihugu ni bande. Muri iyo Atene ya kera umunyagihugu yagombaga kuba avuka ku munyagihugu akaba atarigeze ahabwa igihano gituma atakaza ubwenegihugu. Abandi muhabagayo abantu babiri, ubwoko bw'abantu babiri, ni umunyagihugu cyangwa se nabo bitaga aba barbare. Harimo abesclave, harimo abaje bafashwe bunyago. Umunyagihugu rero yagombaga guhabwa uruhushya akagira uruhare mu gutegeka iwabo. Ntabwo ndi butinde ku mateka ariko ni ngombwa kumva ayo magambo yombi kuko ashingiye ku umwenegihugu. Le citoyen ntabwo ari umuntu utuye aho ngaho. Le citoyen umuntu uhavuka kandi uhatuye. Byaratinze rero biza gutera imbere n'ibindi bihugu byo mu Burayi bigenda bigerageza kujya kuri demokarasi. Bisaba kuvuga ngo abanyagihugu ni bande, bigasaba nko kuvuga ngo harabaho impaka zubaka kuko burya impaka ntabwo ari mbi. Harabaho kuganira ku kintu cyose kireba ahantu dutuye. Harabaho no kwemeranya ko ugomba kumva undi kabone niyo batavuga kimwe nawe.
noneho ugize amahirwe yo kugira benshi bamusanga akaba ari we bavuga bati kiriya gitekerezo tugiye kugihurizaho. Demokarasi isaba ngo nubwo wari ufite ikindi gitekerezo niba abandi bahuriye ku cya benshi nawe wemere ugikurikire. Ntabwo rero demokarasi ari ikintu wavuga ngo kiruzuye kirasendereye tugiye gutaha twigaramire. Demokarasi yacu iruzuye, ni ikintu abantu bipfuje kuva iki gihe n'uyu munsi bahora babungabunga. Rero abafite ubwami bakabasha no gukora ku buryo nko mu Bufaransa habaye revolution bavanaho ubwami baranamwica. Mu Bwongereza bo baravuga bati ntabwo turi bwikize umwami, ahubwo tugiye kureba ukundi twakubakiraho izindi nzego z'ubuyobozi ku bwami bwacu, hakazamo ya demokarasi, ya representativite y'abaturage, ariko tutabanje gukuraho ubwami kuko nibwo buyobozi bwabayeho igihe kirekire ahantu henshi mwese. Birashoboka rero yuko mu Bwongereza havugwa demokarasi, haba demokarasi kabone n'ubwo bagifite umwami. Ariko ihame ryo gutora risa naho iyo abantu batekereje gutora gusa bahita bavuga bati demokarasi yaje, ariko nk'aho ngaho umwami ntabwo abantu bamutora. Yewe tunarebye ubwo Bwongereza turimo kuvuga kano kanya, umuyobozi wa politike navuga ngo mu buzima bwa buri munsi bw'igihugu ni minisitiri w'intebe, nawe ntabwo atorwa n'abaturage, sinzi niba tubyemeranyaho, ariko atorwa uburyo atorwamo bitandukanye n'uko twebwe hano buri muturage wese atanga ijwi rye atora umukuru w'igihugu. Ibyo byo wenda mu magambo makeya abantu bakwiye kubyumva gute iyo bumva konsepti ya demokarasi? Yabaye gutora ari byo byatangaga demokarasi, isi yacu yabi imeze neza cyane, kuko aho batora hose haba demokarasi, kandi demokarasi ni icyifuzo gikuru cyo kubana hagati y'abantu batuye igihugu cyabo. Rero gutora ni kimwe mu bintu biranga demokarasi, ariko si cyo rukumbi. Rero n'ubundi buryo bwo gutora nanone nko muri iyo demokarasi ya kera nababwiraga, ntabwo mbere hatoraga abantu bose, ariko bagiye bagerageza bakavuga bati bamwe igice kimwe tuzajya tugenda tujya mu baturage tuvuge ngo naka na naka nk'umukino baze bahagarara igice kimwe. Abandi dufata abantu bakora mu bucamanza, ko burya aho umuntu aba iteka haba ikibazo mu bucamanza, bakeneye abacamanza. Hakabaho noneho n'abanyabwenge, impuguke, kuko muri Atene ya kera bubahaga cyane cyane abantu bazi ubwenge. Niyo mpamvu tuzi ba Aristote, ba Platon, bande bose ni benshi. Noneho uko byagiye bikomeza ahandi hagiye hajyaho uburyo bwo gutora. Burya ubundi uburyo bwo gutora burabanza bukemezanywa hagati y'abaturage. Iyo batemeye aba ari ikibazo. Mu Bwongereza ntabwo batora ngo bavuge ngo dutoye premier ministre divin wayo, baravuga ngo turatora parti runaka, tuze gutora ishyaka, hanyuma iryo shyaka naryo rizavanamo umuntu. Hakabaho cya kindi ni se cya representativite, guhagararirwa n'umuntu wemera ko ari we washyize imbere. Nabyo ni ubwenge bwo kuvuga ngo twese ntitwavuga uko turi miliyoni 12 z'abanyarwanda, ariko hari uwavuga nkumva yuko yamvugiye. Asumuta, ni urugero twahisemo gukoresha muri iki kiganiro tuganira kuri ubu bwisanzure na demokarasi bwizihijwe muri iki cyumweru. Aba baturage, reka nahere ku cyo Alain yigeze kuvuga cy'abakoresha amagambo amwe, we wavuze ko utemera ko nta muntu ukwiriye kuyakoresha. Kubera iki hari amagambo wowe uvuga ko adakwiriye kuvugwa, kandi ubundi muri demokarasi bavuga ko buri muntu yemerewe gutanga igitekerezo cye uko acyumva? Twese turi abanyarwanda, ndakeka n'abatwumva ari abanyarwanda. Buriya ijambo kuvuga ritandukanye no gutukana, ritandukanye no gushinyagura, ritandukanye no kubahuka. Hari ibyaha byinshi bishobora kuremerwa mu magambo. Twatangiye tuvuga demokarasi, tuvuga uburenganzira, tuvuga ubwisanzure, ariko ntabwo twari twavuga yuko bitanga n'inshingano kandi ziremereye ku mpande zombi. Ntabwo inshingano ziri umuturage gusa, navuga ko
umuyobozi we afite inshingano ziremereye kurushaho. Nk'uko mu muryango abana bavuga ko abakuru bafite ubwisanzure burenze ubwabo, ariko wajya kureba ugasanga umukuru afite n'izindi nshingano umwana adafite. Wenda tugarutse kuri demokarasi, uko demokarasi yinjiye mu gihugu cyacu byadufasha kumva impamvu abantu bagomba kwitonda iyo batira ingero z'amahano bakazigarura iwacu. Uwo muntu wagiye kuvuga Hitler ndahamya ko azi undi ntakifuje kuvuga uyu mugoroba, kuko atavuze Sebagosora cyangwa ngo avuge Habyarimana cyangwa avuge Merenide cyangwa Parimehutu ko ariyo yacu hano, ariko akajya gukira Hitler kubera impamvu ntazi. Reka mbabwire ngo ubundi hariho amagambo abantu bakagombye kugira indahiro ntibapfe kongera kuyatura hasi. Uko demokarasi yinjiye iwacu nibura uko iteye mu bihe bya vuba, kuko njye sinahamya yuko wenda mbere yuko abazungu bagera inaha ngaha hari uburyo abanyarwanda bari barateguye kubaho kwabo wasangamo amahame amwe ya demokarasi, ariko iryo jambo ryinjiranye n'umukoroni nta kundi twabigenza, reka bariho duhera. Ubukoroni bufite uko buteye, ni ingoma y'igitugu, ntabwo bushobora kuba ingoma demokratike, ni ingoma y'igitugu itemera yuko abantu bareshya, uriya wo hasi umutwara umutera imigeri umukubita kuko n'umuntu udabasha kumva. Niko ingengabitekerezo y'ubukoroni iteye. Hanyuma ubukoroni bujya kuva mu Rwanda, reka ngume mu Rwanda, bwari bwaramaze kurema no mu banyarwanda ubwabo, bo baje badusumba barangije baturemamo ubusumbane hagati yacu, barabisiga tugwa muri Parimehutu na Repubulika. Mu mbabarire ntabwo ngenda umushakashatsi, iyo mvuga ibintu nk'uko nabyize cyangwa nk'uko mbizi ushobora kwibeshya, ariko muzirikane yuko indirimbo yubahiriza igihugu yaririmbaga demokarasi, ikavuga uko abanyarwanda twese tungana, ariko twarangiza uko byakorwaga twese tumaze kubimenya. Ntabwo imvugo yari yongera, nta nubwo kutabingiro gusa, hakorwaga amahano, hakavugwa imvugo yitwa Repubulika, nayo ni regime, ni uburyo bwo gutegeka ngewe nemera kandi nubaha. Hakavugwa ibintu byinshi, ntabwo uri butume nsubira mu ndirimbo yubahiriza igihugu ko nge niyo nize ndayizi, iyo nyisubiyemo nkareba amagambo yavugwaga uravuga utariko kucyitwaririmbaga ibi dukora biriya. Nyuma yaho twagiye muri Merenide, nubwo nari nkiri muto ariko nari mpari. Merenide yavugaga iringaniza, igakora gusumbanya abantu ku buryo budasanzwe. Muri Merenide twavugaga ubumwe, amahoro n'amajyambere, nyamara kandi ntibyatubujije gukora icyatumye duhinduka indahiro mu maso y'amahanga. Burya rero abazungu bajya bavuga ngo nta muntu uvuga umugozi mu nzu y'uwimanitse. Buriya hariho ibintu tugomba gutsinda. Demokarasi yacu yaragoranye kuko yazanywe n'ubukoroni bushingiye ku gitugu no gusumbanya abantu. Ihereza Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri, habaho gusumbanya uturere, habaho gusumbanya amoko, kandi ari nabo babigizemo imbaraga nyinshi, bigera kuri jenoside. Ngewe iyo nganira n'abahanga bahandi cyangwa abanyamakuru ndababwira ariko mwabonye igihugu kiva muri jenoside nk'iyi iwacu bagahita bagisaba guhinduka demokarasi ako kanya, bazajye mu Budage, ntabwo bwahise buhinduka demokarasi. Noneho mu Rwanda hose n'Ubudage gusa, fata na Israel nayo uyishyire muri icyo gihugu, ufate Polonye uyishyire muri icyo gihugu, ufate Ubufaransa n'ubwo Bwongereza ubirundire mu gahugu kamwe, ubabwire ngo nimwicare mubane muhinduke mushyireho demokarasi. Ni rwa urugendo rwacu twebwe ruturuka kuri ubwo bukoroni, bugaturuka kuri izo repubulika ebyiri za mbere zakoze amahano, hakiyongeramo no kuvumbuka mu rupfu, mu kwanga gupfa. Kuva muri jenoside, ntabwo ushobora kuva muri jenoside ngo uhite urema imiyoborere iri shyashya. Ni intambara ya buri munsi, ni urugamba rwa buri munsi rutavaho. Kuko twabivuze tunabiganisha kuri kiriya kibazo cy'abariya abaturage, ni naho umuntu yicara akaba yakwibaza, ngewe ntabwo ndi umuyobozi,
ndi umuturage nanjye ari kugira amahirwe yo kuba yarize akaba afite n'uko abayeho bituma adatura hamwe n'abariya bantu wibaza ahubwo impamvu kuki bidakorwa ku buryo butuma abantu babasha kumvikana mbere yo kugera kuri uriya rwego ubwo ni umuturage wa wundi ufite uburenganzira bwo kubaza abayobozi nta yindi nzira yaboneka kugira ngo abaturage bumve ko batekanye reka nkubwire nkunda kumva amakuru nta n'ikikubabaza nko kumva iyo bagiye kuvuga u Rwanda mu bitangazamakuru by'ahandi ntukumve bavuga rya jambo genzi wanjye yavuze kuri subiramo rirananira yego ariko impamvu bahita gutyo si uko ariko hitwa ahubwo ni ukuvuga ikiriyo ni nko muri za Karabaye cyangwa ahandi umunyarwanda iyo byamushobeye burya avuga ijambo rimwe akaba yarangije byose adaciye agahita arasa ku ntego kumva rero barivuga batabasha kurisobanura ko batazi gusoma ikinyarwanda akaba aricyo cyavuzwe ku Rwanda ngewe birambabaza nkavuga ntariko ngewe mbi iwacu nzi ikibazo gihari nzi ibibazo bihari ariko nzi n'ibisubizo bigerageza kubakwa kuko abantu bajya kuvuga akaba ari kiriya bavuga cyonyine noneho namwe mwajya kuvuga mukabaza abantu basa naho bose bahawe wagira ngo roho mutagatifu yabamanukiyeho ushobora no kubabaza ntibura nta bandi bantu batekerezaga ukundi pardon uretse gato unyemerere nkubwire yuko muri demokarasi bifite uko bitekerezanya hamwe n'uko amakuru atangwa nuko umuturage icyifuzo cyashobora kukivuga yabona kidahuje n'ufite inkoni mu ntoki akaba yaceceka icyo gihe itangazamakuru akaba ari ryo rivuga ngo natwe turirinde ishami ryubaka demokarasi rero hari ibintu byinshi byo kwibaza bijyanye na demokarasi wose utubaza utese iterambere cyangwa amajyambere na demokarasi ngo kimwe ntabwo amajyambere angana na demokarasi demokarasi ntabwo irema abantu yonyine demokarasi ni sisiteme abantu barema kugira ngo babashe kubana hari umurongo ngenderwaho ukurikirwa ariko demokarasi mu gihugu nongere nigarukire kuri byo nahoze mvuga mu gihugu cyabayemo jenoside nk'uko tuyizi hatari hashira n'imyaka 30 ngewe bavuze ibihuha iyo bavuze kunangira iyo bavuze abavuga ngo bagiye kutwica tumuhunge n'ibiki mitavuga nti rwa rwiri rw'urwango ntirurashira ikuzimu abantu bahaguruke bakomeze barushakisha icyo ni igice cya mbere ni igice kigoye kinini navuga ngo ni n'inzitizi ubuyobozi buzakomeza guhura nazo kuko abanyarwanda bakuru cyane cyane abakuru twarabeshye twarahemutse twanze u Rwanda ntabwo rero bihita bishira rimwe na rimwe usanga ubwo bigeraho bikananyerera bikajya mu bana badukomokaho kuko yumvise tubeshya tugambana kugira ngo tuze kuza kureba ukuntu tuza guhisha umutungo tutaza kwishyura umutungo kuri uriya mupfakazi twiciye kuko abana babonye duhisha abana bacu nabo basigaye bumva ibihuha vuba ariko aho wenda nyine butandukanirize n'uwaba ari mu mwanya w'ubuyobozi kuko nyewe ndareba nkasesengura narangiza nkabijwi rya gatatu rivuga ngo yego ariko kandi jyamo hagati yego ariko kandi icyo kintu abayobozi b'iki gihugu barakizi pe ingero ni nyinshi ushobora kuguha urwa mbere ndibuka bavuga ko tugomba kurekura irangamuntu zanditsemo ubwoko wowe ntabwo wabimenya ibyo ngibyo twe twari tuzifite ariko kugira ngo tuzabyemere reka nanjye ngemo uwari uyifite yanditsemo ubututsi aravuga ati hahaha ibi bintu ejo bundi nibyo byanyicishaga ngize amahirwe simfuye barashaka kubinyaka ariko izi nkotanyi ni gusa nzi ibindi bikundi byabagaho muri miliye y'abahutu nshyizeho udukwego bavuga bati ariko inyenzi ntimuzi ibyayo ni amayeri bamaze kutubarura bagiye kutwakira ngamuntu nibangiza bazatwica batumare ntabwo bizitwa jenoside kuko batazaba batujije ubwoko nyamara kandi inyenzi ziratuza ubwo mvuze kimwe mu bya mbere ariko munibuke abantu bacyurwa nta muntu watashye abishaka mu by'ukuri erega ibyo ngibyo ni uko wenda tuba muri byinshi tukagenda duturuna paje z'ibitabo
kubaho kwacu ariko burya bisigara ahantu bigatuma umuntu ashobora kwicara akumva igihuha yacyumva umutima ugakubita burya mu bumva ibihuha bagahahamuka haba harimo abadakina ariko harimo n'abandi hari icyo bita instrumentalisation ntabwo nzi uko byitwa mu kinyarwanda gukoresha umuntu wihisha inyuma y'ikintu ariko ugamije ikindi ukamugira igikoresho nabyo birahari njye nkavuga ngo abo bantu ari abo ngabo bagendera ku bihuha ari abacurikiranya nkana ari abo bafite umutima wuzuye utari washiramo ibyaha ntibazashira vuba niyo mpamvu ku rwego rw'ubuyobozi rukorera muri demokarasi rukorera mu cyerekezo twahisemo hagomba kubaho ubuhanga budasanzwe n'umutima mu buyobozi butuma iteka mu kujya gukorera ikintu abaturage bibuka yuko ari babandi bavugaga bati ibyiza unzaniye nibyo kunyica rero nanjye nagerageje gukurikirana nubwo atari cyane kuko ibibazo ni byinshi muri iki gihugu biriya bashobora kukubwira ngo biriya n'iby'umwana watese wenda ariko nkeka ko nanone habaho wenda imikorere ya bamwe koko iba itagiye ngo ube inoze yaba mu bayobozi cyangwa mu bantu bakuru kuko burya umuntu mukuru aba ari umuyobozi cyane cyane iyo ari imbere y'abato iyo uri umuntu ufite amafaranga reka nyavuge n'ubwo nyanga yo kanyagwa ukagenda ubwira abantu utoya mubikorere bariya abantu niko babaye ugakoresha n'imvugo ubona yuko hari ikindi ushaka kwibutsa uba urimo kuyobya abaturage rero demokarasi ni iki? Demokarasi nahoze mbivuga ni urugendo rutagerwaho ngo umuntu abe yavuga ngo rurasendereye nongereho ko twebwe twifuza iyo demokarasi ariko duturuka hahandi kuri rwa rupfu twagize amahirwe y'uko rutaduherana mu masegonda 20 demokarasi n'amajyambere bipfana iki? Ahari demokarasi kubaka iterambere byoroha kurushaho ariko nuko ntagize umwanya wo kubivugaho hari n'abantu bubaka iterambere ariko batubahirije demokarasi icyo gihe iryo terambere ntiriramba niyo ryamara imyaka 100 rigeraho rikabyara izindi mvururu